nizere yuko muri amahoro mumeze neza. Hanyuma uyu munsi ibyo tugiye kwigaho, tugiye kwiga ku bijyanye na pasika cyangwa pasova. Murabizi wenda nk'uko ejo byari biri n'uyu munsi nikonje, ntago nyine abantu benshi bagiye ku ishuri, abanyeshuri n'akazi abantu benshi ntago bakagiyeho. Ntago ari mu Rwanda gusa, ahubwo nureba urasanga ari ku isi hose, sibyo? Ni ku isi hose nyine, usanga nyine uyu munsi hari ukuntu nyine bawufata ku buryo nyine n'abatizera, uburyo usanga n'abashinzwe gutanga nyine iyo konje ku bakozi nabo bayitanga, kubera nyine hari uburyo nyine bafata nyine umunsi w'ejo, sibyo? Ariko ndashaka ko tuza kubireba muri Bibiliya uburyo twakabifasha nk'abakristo, kubera yuko nyine hari ukuntu nyine abantu babifite mu mitwe yabo, ariko nyamara mu by'ukuri ushobora gusanga bihabanye n'uko Bibiliya yo ibitwereka dukwiye kuba tubifata tunabitekerezamo, sibyo? Rero icyo nshaka nifuza nyine iki ngiki ni kugira ngo mu byo turi buze kwiga uyu mugoroba bize kuduha imitekerereze mizima, ndetse n'ikindi gihe cyose tuzatekereza pasika tujye tuyitekereza muri ubwo buryo, sibyo? Turaza gukoresha ibyanditswe bitandukanye tugenda dusobanura, turahuza ibyo mu isezerano rya kera twongere duhuze n'ibyo mu isezerano rishya, turebe ese mu by'ukuri iyi pasika isobanura iki, nk'uko nyine ijambo ry'Imana ribugenda ribudusobanurira. Niringiye yuko turi buze kubyumva. Icya mbere ndashaka ko twihuta tukajya mu Kuva. Turasoma Kuva ibice 6, dusome duhereye ku murongo wa 5 turageza ku murongo wa 7. Kuva Exodus ibice 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Reka nsome. Haravuga ngo kandi numvise umuniho w'Abisiraheli Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nuko mbwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Umurongo wa 7. Kandi nzabazana mube ubwoko bwanjye, nanjye mbabere Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro y'Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Nimuza gusoma iyi mirongo neza, muraza kubona yuko ari Imana iri gutanga isezerano ku Bisiraheli, ikababwira icyo izakora kugira ngo ibakure mu buretwa bari barimo. Ubu buretwa bari barimo Abisiraheli, reka wenda nsubire inyuma gato mbabwire kuri aya mateka, wenda mushobora kuba munayazi. Ese byagenze bite kugira ngo Abisiraheli babe bari muri Egiputa? Tuzi yuko Yozefu, reka mbere Yozefu, bene se bamugurisha, murabyibuka. Baramugurishije, muzi ukuntu Yozefu yaje kwisanga ari muri Egiputa, urumva? Hanyuma Yozefu yamara kugera muri Egiputa, muzi asobanurira umwami Farawo iby'inzozi by'imyaka 7 y'uburumbuke izabaho, n'indi myaka 7 y'amapfa izabaho, akamugira n'inama y'icyo bakora, ko bahunika. Hanyuma none muri iyo myaka y'amapfa none bakazabona uburyo basapurayinga, cyangwa se bakazabona uburyo noneho nyine bakavaringa iyo myaka 7 kugira ngo inzara ntizice abantu, sibyo? Noneho muzi ko iyo myaka yaje kugena, noneho aho bene se wa Yozefu bari bari na se, sibyo, Yakobo, nabo inzara yaje gutera. Noneho bajya guhaha muri Misiri. Bagezeyo, murabyibuka inkuru ko yagenze. Yozefu arabamenya, bo ntibamumenya, uburyo bwose yagiye abamutesa no kubibwira, urumva byose murabyibuka inkuru ko zagenze. Hanyuma noneho muribuka n'ukuntu noneho Yakobo ari we witwa Isiraheli n'umuryango we wose noneho baje kwimuka, bakimukira hehe? Muri Egiputa. Baje kwimukira nyine kuko umwami Farawo wari uhari icyo gihe yakundaga Yozefu, sibyo? Ku buryo nyine n'umuryango we
yabagororeye bose bakaza kuba nyine muri kiriya gihugu. Hanyuma ubwoko rero bw'Abisirayeli, iyo tuvuze Abisirayeli ni iriya miryango 12 n'abana ba Yakobo cyangwa se Isirayeli, iriya miryango 12, sibyo? Ni ukuvuga ngo bariya nibo bakomeje kuba muri Egiputa, barangije gukomeza kubayo, bumva ko imyaka yagendaga, bamaze imyaka myinshi, niko bakomezaga kugwira benshi, baba ubwoko nyine bugwiriye cyane. Noneho haje kwima undi Farawo utandukanye na undi wa mbere, noneho atangira kwanga cyane Abisirayeli. Atangiye kubanga cyane nibwo batangira kujya bakoresha n'iby'uburetwa. Muribuka ko byageze naho batangiraga kujya bica abana bato bavutse kugira ngo Abisirayeli batazagwiza imbaraga ngo barushe Abanyamisiri imbaraga. Muribuka no mu gihe cya Mose avuka, nawe niwe yavukiye. Mose nawe buriya nyine ni igitangaza cy'Imana ukuntu Mose yaje kuvuka agakura, nawe ubundi nyina yaramubyaye kuko nyine bitari byemewe, ashaka uwamumurerera, hanyuma ngo agenda ngo amushyira hafi y'amazi nyine aho umukobwa wa Farawo yogeraga. Hanyuma umukobwa wa Farawo amaze kumubona, aramutoragura, aramujyana, aramwadopta. Ushize twiga adoption twabibonye, murabyibuka, ngo amugira nk'umwana we, sibyo se? Baramumurerera, arakura. Mose akurira nyine ari aho ngaho ibwami, afite uburenganzira, ariga byose. Cyokoze amaze gukura yaje kumenya ko atari Umunyegiputa, ari Umunyamisiri, amenya ko abandi bakorera uburetwa ari bene wabo. Nicyo gihe noneho yaje gukubita, yari yaje gukubita Umunyamisiri, aramwica. Amaze kumwica, bukeye bwaho asanga Abisirayeli babiri bari kumwe, ati se murapfa iki? Umwe aramubwira ati rero gushaka kungira nk'uko yagize wa Munyegiputa. Mose amenye yuko bamenye ko nyine yishe uwo muntu. Hanyuma Mose icyo yakoze ni iki? Ni uko yahunze. Amaze guhunga aragenda amara imyaka myinshi. Amaze guhunga nicyo gihe none Imana yamwiyeretse, iramukoresha, iramugarura muri Misiri kugira ngo imukoreshe noneho, kuko yari imaze kubona nyine uburyo ubwoko bwayo buruhijwe cyane n'ububata bari barimo. Imana noneho ikoresha Mose. Mose aba ari we uyobora ubwoko kuva muri Misiri, abukura muri Misiri abusubiza mu gihugu Imana yabasezeranyije. Nanivuze amateka nyine muri make, ariko ni byinshi cyane n'ibindi byinshi birimo aho hagati wenda ntabashije kuvuga, sibyo? Ibyo nari mbivugiye iki rero? Nari mbivugiye kugira ngo mbereke uburyo Imana isezerano ryayo nyine yarikomeje nyine mu bwoko bw'Abisirayeli. Murabizi Imana yagiranye na Aburahamu isezerano, rikomeza muri Isaka, Yakobo, noneho n'urubyaro rwe gakomeza gutyo, sibyo? So rero ubu ni ubwoko Imana yari yitoranyirije, sibyo? Hanyuma turi kubona hano Imana ibabwira yuko ngo muri kumva ngo Imana ngo yumvise imiruho y'Abisirayeli. Hari imiruho bari barimo kuko nyine ari byo bakoreshwaga n'Abanyegiputa, ibyo ngibyo bari mu buretwa. So Imana noneho ngo yumvise ngo umuruho wabo, ubwo buretwa bwabo, Imana noneho ibaha isezerano ry'uko igomba kurikomeza. Ibabwira yuko isezerano ryayo igomba kurikomeza, ikabakura muri ubwo buretwa cyangwa se ubwo bubata bari barimo. Ngo nuko ngo mbwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, ngo kandi ngo nzabatura imitwaro y'Abanyegiputa babakorera. Ni ukubatura imitwaro, ni ukubakura muri ubwo bubata barimo, ikabakuramo muri ubwo buretwa bari barimo, ikabakuramo. Niko kubatura iyo mitwaro y'Abanyegiputa bakorera. Ngo nabakure muri ubwo buretwa, ibubakuremo. Ngo mbacunguje ngo amaboko akomeye, ngo n'ibihano bikomeye. Reka mbereke icyo Imana yakoze ikoresheje Mose. Murabyibuka, sibyo? Ko tumaze kubona Mose yarahunze, twabivuze. Hanyuma Mose Imana iramwiyereka mu gihuru. Mwibuka inkuru uko yanyeze, irongera amutuma ngo agaruke muri Misiri. Ageze muri Misiri, Imana yamuhaye ubushobozi nyine, igenda imuha gukora ibitangaza muri Misiri. So hanyuma hari ikintu ushaka ko twihutaho cyane. Imana yateje ibyago bigera ku 10 Abanyamisiri kugira ngo barekure ubu bwoko bwayo. Yashakaga Imana kwerekana imbaraga zayo, izerekane nyine ngo kuri Farawo. Niko mu Warumi 9 avuga. Yateje icyago cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi, icya munani, icya cyenda, icya 10. Ibyago 10 byose ntabwo ari byo ngiye kuvugaho, sibyo? Ariko ndaza kuvuga ku cyago cya 10, sibyo? Kuko aricyo kiri buze kudupointinga cyangwa se kutwerekeza ku kintu nyine cya Pasika turi buze kuva tuvugaho, sibyo? Nuvuga ngo Imana, reka ikintu cya mbere ashaka ko tubanza kumvamo hano, rero ko tubanza kumvamo iri sezerano ry'Imana iri gutanga iha Abisirayeli. Kandi iri sezerano nimuza kureba neza, muraza kubona ko
ari uruhande rumwe ruri kuvuga ngo ruzakora. Niba mwumvishe ibintu twasomye, Imana niyo iri kuvuga ko iri sezerano ariyo izarisohoza y'ubwayo, bigaragara ko ariyo izabikora. Ndagira ngo mwitegereze hano murebe ngo nuko ngo numvise ngo umurwa w'Abisiraheli, sibyo? Ni Imana iri kuvuga, yumvise umurwa w'Abisiraheli ngo abanyegiputa nyine babagire ngo nibuka ngo isezerano ryanjye. Noneho muri isezerano ry'Imana ku murongo wa 7 ngo nuko mbwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka kandi nzabatura imitwaro y'abanyegiputa bakorera. Ni nzabatura imitwaro, ni Imana niyo izabikora, sibyo se? Impamvu ibi ngibi ndi kubishyira ku Mana ni ukugira ngo twe kumva yuko hari umurimo udasanzwe waba Abisiraheli kugira ngo bikure muri buriya bubata bari barimo, ahubwo twumve yuko ari Imana yabubakuyemo. Kubera yuko uri kuvuga ngo niyo izabikora, nta bufatanye bundi muri kubona ko nta bundi bufatanye bundi, nta zindi mbaraga zabo iri gushingiraho. Ntabwo iri kuvuga ati mwe mufite imbaraga none uzongeramo izanjye, oya, yiri kuvuga ngo izabikora. Bigaragara yuko ari izabikora mu mbaraga zayo yonyine. Siba muri kubibona? So iri kuvuga ngo rero ku murongo wa 6 ngo nuko ngo nzabatura niyo izabikora imitwaro abanyegiputa babakorera, sibyo? Ngo mbakure mu buretwa babakoresha. Niyo isiri igikora, mbakure niyo izabikora, sibyo? Ntabwo ari tubakure ifatanyije n'abantu, ahubwo niyo yonyine iri kuvuga ngo mbakure mu buretwa babakoresha, ngo mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Mbacunguze ni dufatanye kubacungura, ntabwo ari dufatanye, ahubwo niyo iri kuvuga ngo mbacungure, nzabakurayo mbacungure. muri kubona ko ari Imana yonyine. Nimusimbuka ku murongo wa 7 bavuga ngo nzabazana mube ubwoko bwanjye nanjye mbe Imana yanyu. Niyo iri kuvuga nzabazana, si izabazana se? Ni izabafata n'imbaraga zayo ibakure, ibaderivaringe ibakure muri ubwo bubata cyangwa se ubwo buretwa barimo. Ngo niho muzamenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu ibatuye imitwaro y'Egiputa ngo ikabakura muri bo. Muri kubona ko muri iri sezerano ry'Imana ari Imana yo kuvuga ngo nzabikora. Impamvu ibi ngibi mbaje kubitsindagiraho cyane ni uko turi buze kubihuza n'isezerano rishya, tukaza kubibona yuko still no mu isezerano rishya Imana itanga. Isezerano rishya turi kumva icyo tuvuze, ari Imana ivuga ngo nzabikora. Ni Imana ivuga ngo nzabikora. Wenda twagiye tubyigaho twiga ku byo kuvuga bwa kabiri muri Yeremiya, tugenda tubibona ngo izajyana n'isezerano ngo nzaba no muri za Ezekiel twagiye tubibona isezerano ngo izagirana n'ubwoko bwa Abisiraheli, twagiye tubibona. Ibi ngibi iri sezerano ry'Imana twaryumvishije, twumvishe ko ari n'Imana izarisohoza kuko iri kuvuga ngo niyo izabikora. Hanyuma none ku cyago cya 10 nicyo nshaka ko twihutaho, sibyo? Cyago cya 10 haravuga kuva 12, ndashaka ko tuduhihuta 12. Turasoma duhereye ku murongo wa kangahera. So reka dusome duhereye ku murongo wa 1. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, sibyo? Ni Uwiteka, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose kuwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari mumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Ku murongo wa 5, umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge. Ibi mubyiteho. Muri kumva hejuru yari ari kubabwira nyine uko bazasangira nyine umwana w'intama, nyine uko buri umuryango niba wenda ufite nk'abantu bake reka tuvuye batabasha kumara uwo mwana w'intama, basangiye ngo n'abaturanyi babo. Noneho hari ikindi kinavuze cyuko uwo mwana w'intama ugomba kuba umeze cyangwa uw'ihene, uko batambaga uw'intama cyangwa uw'ihene, sibyo? Noneho ugomba kuba udafite icyambere, ngo ugomba kuba udafite inenge, sibyo? Icya kabiri
ngo uzabe isekurume itaramara umwaka. Nuko ugomba kuba udafite inenge. Icya kabiri ukaba ari isekurume itaramara umwaka. Icya gatatu ngo muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikire nimugoroba. Imana ikubategeka nyine igihe, umunsi ikabategeka n'igihe bazabikira nyine umwana w'intama. Ibi ni ibijyanye n'igihe, iminsi n'umugoroba n'iki n'amasaha. Ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi zo mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Mwumve ikindi kintu Imana ibategetse, ushaka ko munota ibi bintu. Icya mbere, Imana yabwiye gufata umwana w'intama, ibabwira n'uko agomba kuba ameze, ubwo bagomba kuwusangira n'iki twabibonye. Hanyuma umwana w'intama avuga n'uko ugomba kuba umeze, utarengeje umwaka, udafite inenge, sibyo? Icya kabiri noneho amaraso yawo nawo ngo bakayafata ngo aho baririye nyine umwana w'intama, bagafata nyine amaraso yayo bakayasiga nyine ku nkomanizo nyine z'imiryango nyine yabo. Tuza kureba nyine icyo ibingibi bivuze. Ibingibi ntago ari imikino, sibyo? Mubyumve ko hari ikindi kintu gikomeye byabaga nyine biri kuvuga, byabaga bisobanuye, sibyo? Ibyo nyine Imana yari bategetse, bagombaga kubikora kugira ngo rwose nyine icyo ngicyo Imana yategetse kize kugenda nyine nk'uko yagitegetse. Twe tumaze kubona nyine Imana ibabwira gufata amaraso y'umwana w'intama bakasiga ku nkomanizo zombi z'imiryango y'amazu yabo. Hanyuma none ku murongo wa 8 ngo muri iryo joro, sibyo? Nyine yababwiye umunsi, babwira n'umugoroba n'iki, bagomba no gusiga n'amaraso ku binyi. Yababwira ati rero muri iryo joro reka mbereke ikizaba. Ngo muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, ngo bazirishe imitsima igize gute, idasembuwe, bazirishe imboga zisharira. Nuko nyine Imana bategetse kubikora. Ngo ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Niko Imana bitegetse. Imana yavuze ngo bazirye zokeje, zigomba kuba zokeje. Niba yavuze ngo ntibakazirya ari mbisi, ntabwo bagomba kubikora nyine izo nyama. Niba yavuze ngo ntibakaziteke, icyo Imana yategetse ni uko zigomba kuba zokeje. Nyine nuko nguko bagomba kubikora, sibyo? Noneho ndagira ngo tuze kubyitaho cyane. Ngo igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye ngo muzazose, uku abe ariko muzazirya. Ngo muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Amen. Taza kugenda tubireba. Kuko muri iryo joro, sibyo? Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa. Muri kumva muri iryo joro Imana hari icyo yari nyine, iki ni nabwiye ngo icyago cya 10 Imana yakoze ni ukwica abana b'imfura bo muri Egiputa. Rero muri iryo joro nyine Imana hari ibyo yabategetse gukora. Rero muri iryo joro Imana iri kuvuga ngo nzanyura muri Egiputa nje kwica abana bose b'imfura, ngo b'imfura z'abantu, ngo n'uburiza bw'amatungo, ngo n'imana z'abanyegiputa zose, ngo nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Ikamaze mbanze mbabwire kuri ibi bintu rero by'amaraso, nibyo nshaka kubanza kuzanamo cyane, sibyo? Iyo hajemo nyine ikintu cyitwa Pasika, twumvamo ibintu by'urupfu n'amaraso no kuzuka, nibyo twumva bya Kristo, sibyo? So ibi turi kubona Pasika hano muri Egiputa, nyine Imana yavuze ngo niyo Pasika yanjye, sibyo? Ni ukuvuga ngo hagombaga muri iyi Pasika tubonye ibintu byakorewemo, nuko habayeho gufata umwana w'intama udafite inenge, utarengeje umwaka, hanyuma bakarya inyama zawo nk'uko Imana yabategetse bazokeje n'iki, hanyuma ikabategeka nuko amaraso bagomba kuyagenza kuyasiga ku nkomane zabo, kubera yuko muri iryo joro Imana yagombaga kohereza marayika murimbuzi akaza aje kwica abana b'imfura b'abantu ndetse ngo n'uburiza bwose bw'amatungo, sibyo?
nicyo yagombaga gukora. Ni ukuvuga ngo marayika yaraje, hanyuma hantu hose habaga hasize amaraso yarahageraga akahanyura. Ndagira ngo mubyumve neza. Ni ukuvuga ngo yarahageraga akahanyuraho ntiyice. Impamvu yahageraga ntiyice ni uko aho hantu habaga ayo maraso ahatwikiriye. Noneho marayika murimbuzi yaza ntanyu, ni ukuvuga ngo urugo rwose yageragaho agasanga ayo maraso ntabwo ari ku nkomanizo z'imiryango yabo, ni ukuvuga ngo yaricaga akica umwana w'imfura nyine w'aho hantu. Kandi uko byagenze mu Banyamisiri niko marayika murimbuzi yagezeyo akica abana b'imfura. Tugenda tubona ko ari nacyo cyatumye Farawo noneho agera akavuga ati ubu bwoko ndaburekuye. Ibindi byago byose murabyibuka, Imana yabatezaga icyago, yamara kukibateza Farawo aravuga ati okay ngiye kubareka, hanyuma noneho akongera akisubira, ntabwo ndi bubareke, ese turareka abacakara bacu gute? Akongera akisubira, Imana ikabateza ikindi cyago. Noneho bigeze kuri cya 10 hamaze gupfa abana b'imfura babo, abati none ubu bwoko ndaburekuye. Imana araburekura. Ariko ikintu ashaka ko muza kumvamo hano ni iki ngiki cy'umurimbuzi. N'impamvu uyu murimbuzi hari bamwe yaretse, abandi akabicira abana b'imfura babo. Abangaba yabaretse ni ukubera yuko hari amaraso yari atwikiriye nyine aho ngaho, ku buryo nyine marayika murimbuzi atinjiye ngo yice imfura zabo. Ariko ahandi hatari amaraso hose yarageraga akica imfura. Tubaza kubireba ese ibi ngibi byabaga bisobanuye iki? Iyo dusomye mu Kuva rero 20, mu Kuva 20 niho tubona none Imana itanga amategeko, sibyo? Ni za Bibiliya yawe. Mbere yuko dusoma Imana itanga amategeko, ndagira ngo mwumve icyo Imana ibanza kuvuga mbere yuko itanga amategeko. Buriya abantu benshi ubuyobe bwabo aho buvira, bacika ibintu nyine babiha order itandukanye n'iyo Imana yabihaye. Imana ifite ukuntu yatanze order y'ibintu bikora, ariko twebwe kwera abantu tutumva twiha order yacu. Mwanze musome mu Kuva 20. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Imana niyo yakuye Abisirayeli mu gihugu, nk'uko twabonye mu Kuva 6 Imana itanga isezerano ry'uburyo ariyo izarisohoza. Ndagira ngo mubyumve, ryo kubakura muri bwa buretwa, ryo kubakura muri bwa bubata bwo muri Egiputa. Yamara kubakura muri ubwo bubata bwo muri Egiputa, noneho ni nabwo ibaha amabwiriza. Ndagira ngo mubyitaho hano neza. Hano iravuga mu Kuva 20 ikavuga ngo mbere yuko ibaha amategeko, ikabanza ikavuga aya magambo, ikavuga ngo aya mategeko yo ku musozi Sinayi. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Umurongo wa 3 none igatangira kuma amategeko: ntuzagire izindi mana. Reka mbabaze, ese Imana yabanje guha Abisirayeli amategeko mbere yuko ibaderivaringa, ibakura mu buretwa, cyangwa amategeko yabahaye nyuma yuko ibakuye mu buretwa? Mwaza mutekereze, iyo Imana ibahaye amategeko ikabwira ati nimwumvire amategeko yanjye nibwo nzabakura mu buretwa, hari wari kuzabuvamo? Mutekereze ko bari gukurikiza amategeko y'Imana bakashobora kuva mu buretwa? Ntabwo byari gukunda. Kubera ko na nyuma yaho Imana imaze kuba amategeko, tubona ko Abisirayeli bategeze bakurikiza nk'uko Imana yabategetse mu bihe bitandukanye. Mu bihe bitandukanye rwose tugenda tubona baricaga amategeko y'Imana, Imana ikabateza abanzi babo, Imana ikabaha ibihano bitandukanye byo kubisha amategeko yayo. Bivuze ngo amategeko siyo ubwayo yabaga afite ikibazo, ahubwo nibo batari bafite ubushobozi bwo kuyumvira nk'uko biri, nk'uko ari, bari enable. Muri kubyumva? Muri kumva ko ikibazo kitari ku mategeko, ikibazo kiri kuri twebwe. Ariko mwumva ukuntu Imana ni nziza. Imana ntabwo iri gutanga amategeko kuri aba bantu itarabakura mu bubata. Irabanza bakura mu bubata, hanyuma noneho ibone kubaha amategeko agomba kugenga uburyo bakwiye kubaho, uburyo bakwiye kubaho babana nayo vertically, n'uburyo bakwiye kuba babana hagati nabo ubwabo horizontally. Ubundi n'icyo amategeko avuga. Hari amategeko ya mbere ashingiye ku mibanire hagati yabo n'Imana, hari n'andi ashingiye ku mibanire hagati yabo muri bo. Ariko ari amategeko ashingiye hagati y'Imana nabo n'amategeko ashingiye hagati yabo, ntabwo Imana yabahaye itarabakura muri ubu.
bivuze ngo ikintu cya mbere Imana ibanza gukora mbere y'uko iha umuntu amabwiriza ngo ayumvire nuko Imana ibanza ikamuderivaringa muri ubwo bubata we adashoboye kwikuramo, kandi akaba ariyo ibikoze 100% nta ruhare rw'uwo muntu. Simwibuka muri rya sezerano twasomye turi gusoma Imana ivuga ngo nza, isezerano ryayo irarigibutse yavuga ati none niyo izarisohoza, koko yararisohoje ibakura muri iki gihugu, imaze kubakura muri iki gihugu noneho ibona kubaha amategeko y'uburyo bakwiye kubaho noneho bayumvira. So bavandimwe, ibi bintu bisobanura iki? Ibintu bisobanuye iki? Turi kubona Pasika, twamaze kubona yuko nyine ni uguhita nyine umurimbuzi agahita ntarimbura aho hantu kubera yuko aho hantu hari amaraso ahakavarinze. So ese biriya bintu byabaga bisobanuye iki? Nkunda cyane igitabo cy'Abaheburayo, twite ku gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10. Twageze iki gitabo cy'Abaheburayo, impamvu gikunda cyane, kidufasha guhuza ibintu by'ibitambo tujya dusoma mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ese bihura gute? Kuko abantu benshi iyo utarasoma igitabo cy'Abaheburayo nyine usoma biriya bintu by'ibitambo ntiwumve nyine, kubera ko nyine biba biri mu buryo navuga ngo butari clair, buzimije, ku buryo nyine bigoye cyane kugira ngo uhite wumva igisobanuro cyari cyihishe inyuma y'ibi bintu byose, sibyo? Ese ibi bintu ubundi ni iki byaganishagaho? Ni iki byabaga biri kuganishaho, sibyo? So rero iki gitabo cy'Abaheburayo ni cyiza cyane kugira ngo kigufashe kumva uburyo wahuza buriya buryo bw'ubutambyi n'ibitambo mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Soma Abaheburayo igice cya 10, turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwayo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro. Ikintu cya mbere avuzemo hano mwasaba ni uko amategeko atabasha gutunganya abegera igicaniro, ntabwo yabasha kubatunganya rwose, sibyo? Turaza kugenda tubisoma tubyumva. Icya mbere avuze yuko amategeko ngo atabasha rwose gutunganya abegera igicaniro. Maze mwumve ko ikibazo kitari ku amategeko. Mu Baroma 7 Paul arabisubiramo akabivuga ngo buri tegeko ryose ni iryera kandi iratunganya. Ntabwo amategeko Imana yatanze ari mabi, ni meza, ahubwo ikibazo ni twebwe, kuko icyo amategeko adutegeka gukora ntabwo tugishobora. Ikibazo kiri kuri twebwe, ntabwo ikibazo kiri ku mategeko. Impamvu amategeko atabasha gutunganya abantu nuko aba bantu nyine ni babi, ntibabasha kuyumvira nk'uko ari. Nicyo bivuze, nicyo bivuze. Hanyuma noneho ngo abatunganishije ibitambo bahoraga batamba uko umwaka utashye. Nyine Imana yaba yategetse gutamba, bategeka n'uburyo bagomba gutamba ibitambo, ariko ubwo buryo bwo gutamba ibitambo buzuza nyine iryo tegeko nk'uko Imana yabategetse, ntabwo byabashaga rwose gutunganya aba bantu rwose ngo babe batunganye rwose. Kubera iki? Ku murongo wa 2 arabisubiza, agaragaza impamvu bitabashaga kubatunganya rwose. Aravuga ngo iyo ngo abibasha, iyo amategeko abasha kubatunganya rwose, ngo ntibaba bararorereye gutamba. Bivuze ngo niba nabasha gukurikiza amategeko rwose, sibyo, nkabiyuzuza nk'uko ari, sibyo, bari kuba bararoreye gutamba, bari kuba barabiretse, sibyo, bari kuba barabiroreye. Nyine natambye bya byanjye byahongerewe, ndongera mbitambire by'iki niba byakuweho. Ariko hano ari kuvuga ati iyo amategeko abasha nyine kubatunganya rwose, baba bararoreye kubitamba, nicyo bivuze. Ariko ngo kuko ngo abasenga baba barerejwe rwose ngo ntibabe bakimenyaho icyaha. Mvuga ngo abantu ntabwo bakabaye bakimenyaho icyaha, ariko bakomezaga nyine. Reka nsome ku murongo wa 3 mwumve ukuntu babwira, ahubwo ngo bahoraga bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Mva biriya bitambo icyo byabakoreraga ni iki? Mvuga ngo ari amategeko, ntabwo babasha nyine amategeko bawe nyine y'uburyo bwo gutamba, ntabwo babasha kubatunganya rwose, kuko bo ntabwo babasha kubikora nk'uko biri, sibyo, kubera nyine bwa munyabyaha bwa muntu, sibyo. So rero iyo ngo amategeko abasha kubakuraho ibyaha, sibyo, iyo abasha nyine kubibakuraho rwose bagatungana rwose, baba bararoreye gutamba, nicyo cya mbere, sibyo. Ikindi nta nubwo bakabaye bakimenyaho ibyaha. Ku murongo wa 3 ngo ahubwo ibyo bitambo ngo byahoraga ngo bibibutsa nyine uko umwaka utashye, ngo byahoraga bibutsa ibyaha byabo.
ubundi amategeko ni umumaro amaze, si babonye umumaro mu bice bitatu, kuko amategeko icyo amaze ari ukugira ngo abari mu isi bose bagire bate, batsindwe n'urubanza, hanyuma akanwa kose kazibwe imbere y'Imana, sibyo? Dutsinzwe n'urubanza imbere y'Imana, akanwa kose kagiye gute, kazibwe. Ni umumaro w'amategeko wari mu bice bitatu 19:20. Na hano ari kugaragaza umumaro w'amategeko stili mu Baheburayo, akavuga ngo aya mategeko byahoraga bibafasha kwibuka ibyaha byabo. Amategeko amenyekanisha iki? Icyaha. Ngo umumaro w'amategeko ni nk'indorerwamo wireberamo, itegeko rikakubwira ngo ntugakore iki, wowe ukisanga wagikoze. Ni ukuvuga ngo amategeko abakubwira ati rero uri umunyabyaha. Ni nk'indorerwamo ikwereka, ikakubwira ati do wirebeye muri iyi ndorerwamo, ariko ntabwo wasanze uri mwiza, ahubwo wisanze uri umunyabyaha. None ku murongo wa 4 akavuga ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho iki? Ibyaha. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo bya bitambo batambaga, bya bindi by'ihene n'intama n'ibindi byose, amaraso yabyo ntabwo yabasha kubakuraho ibyaha ku buryo bavuga ati ntabwo tukimenyaho ibyaha, ntabwo yabasha kubakuraho ibyaha ku buryo bavuga ati turatunganye rwose, ntabwo yabakuraho ibyaha ku buryo bavuga ngo ntituzongera gutamba. Ahubwo biragaragara yuko ibi bitambo batambaga byahoraga bibibutsa yuko muri abanyabyaha, bakongera niyo mpamvu bahoraga batamba uko umwaka utashye bagahora batamba. Ni ukubera iki bahoraga batamba? Ni uko bahora ari abanyabyaha, icyo bivuze. Bahoraga nyine ari abanyabyaha, niyo mpamvu bahoraga batamba. Kuko bidashoboka yuko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Mu by'ukuri ntabwo yakuraho ibyaha. Muri kubyumva? Ahubwo biriya mahene n'intama n'ibindi, hari ikindi gitambo gikomeye byashushanyaga cyo kibasha gukuraho ibyaha. Reka mbabwize ukuri, mwari muzi ko mu isezerano rya kera nta muntu umwe wigeze uheshwa ubugingo buhoraho nuko yatambye ibi bitambo. Mwari muzi yuko nta muntu umwe yigeze bishirizwa mu bwami bwo mu ijuru nuko yatambye ibitambo. Mujye mwibaza impamvu Mose ibi byose babikoraga, ariko Mose akababwira ati Imana izabagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye, muzamwumvire, uwo nguwo niyo mbabwira. Mujye mwibaza impamvu ba Dawidi bahanuraga babwira abantu ibya Kristo. Mujye mwibaza impamvu ba Yesaya bahoraga babwira ati rero ngo uwo nguwo niyo ukoreye ibyaha. Ni ukuvuga ngo bo nubwo ibyo by'ibitambo byose byabaga bihari n'ibiki, bari bazi yuko ikibasha gukuraho ibyaha by'umuntu atari ibitambo by'amahene n'intama, ahubwo babaga bazi yuko hari icyo Imana yasezeranye. Babaga bazi yuko Kristo uzaza ari we wenyine. Ni ukuvuga ngo bizeraga Kristo uzaza. Iyo usomye igitabo cy'Abalewi igice cya 11, nibwo ugenda ubona ko kwizera nyine ariko konyine kwabaheshaga kubabarirwa. Nta kindi cyaheshaga aba bantu kubabarirwa ibyaha byabo. Bizeraga Kristo uzaza nk'uko natwe tumwizera ko yaje. Nimuza kureba muzasanga itandukaniro ari igihe gusa. Bizeraga uzaza, uko byumva, naho twebwe twizera Kristo waje. Nta tandukaniro. Icyingenzi nuko twese twizera Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo birivuze mu byakozwe n'intumwa ni 4 yuko ngo nta rindi zina nta wundi agakiza kabonerwamo, bivuze yuko ari ababayeho mbere yuko Kristo aza mu isi, ari ababayeho na nyuma yiwe, nta handi bigeze babonera agakiza uretse muri Kristo gusa. Muri kubyumva? Bamwe baramwizeraga ko azaza, ibyo bikabatsindishiriza, kimwe nuko natwe tumwizera ko yaje, ibyo bikadutsindishiriza. Bivuze ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, ni muri Kristo gusa. Ntabwo agakiza kize kabonerwa mu bitambo by'ihene n'intama, ntabwo agakiza k'Imana, ubugingo buhoraho cyane iby'Imana iduha kubana nayo, kwemerwa n'Imana, byigeze binyura mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ni mu gitambo gitunganye rwose Imana yatanze yo ubwayo. Naho igitambo urumva aya mahene n'intama byabaga ari iby'abantu bivuye kuri bo. Rero ibitambo byatanzwe bivuye no ku bantu, ibyo ntibyabasha kubatunganya. Ahubwo icyabasha gutunganya abantu ni igitambo cyaturutse ku Mana yo ubwayo yitambiye. Murabyibuka? So turaza kugenda tubibona. Ku murongo wa 10 w'igice cy'Abaheburayo, noneho reka bagiye kutubwira ibya Kristo. Uko gushaka kw'Imana niko ngo kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko ngo umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ese hari intama imwe yigeze itambirwa umuntu yindi mu isano rya kera ngo bibe bihagije uwo muntu abe atunganye rwose ku buryo atazongera gutamba? Ntabwo bishoboka. Bigaragara yuko ibitambo bindi bitabasha gukuraho ibyaha rwose ku buryo umuntu yaba atunganye imbere y'Imana. Ariko Imana yo iki gitambo yatanze Yesu Kristo umwana wayo
cyo ngo yagitambye rimwe, ni rimwe, once for all, rimwe by'iteka ngo bibe bihagije. Bivuze ngo n'uwo gihongereye ibyaha bye ni rimwe by'iteka, ntabwo ari kabiri. Ntabwo Kristo yapfiriye ibyaha by'abantu ngo azongere agaruka bipfire, oya, ngo abipfire rimwe by'iteka ngo bibe bihagije. Kugaruka kwe ntazabashe gupfira ibyaha ukundi, azabashe guca imanza. Muri kubyumva ko Kristo yatambwe rimwe by'iteka ngo bibe bihagije. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko iki gitambo cya Kristo, ariko icyo gitambo gitunganye Imana yishimiye, cyabashije kunyura no kuzuza ibyo Imana yasabaga abantu byose. Ni ukuvuga ngo Kristo yabayeho ubuzima butunganye, icya kabiri akaba ari n'Imana muntu, sibyo? Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo niwe wenyine washoboraga kunyura uyu mujinya w'Imana, gusatisfyinga umujinya w'Imana. Noneho wa mujinya Imana ibifitiye abantu kuko ari abanyabyaha, nta kindi cyabasha kuwukura. Amaraso y'ihene n'intama ntiyatuma umujinya w'Imana wowe divine wari ukuriho ukuvaho by'iteka. Ahubwo amaraso ya Kristo yonyine, Kristo niwe wafashe umujinya w'Imana ku musaraba, kugira ngo wowe divine nuza munsi ya Kristo akagutwikiza amaraso ye, rwose umujinya w'Imana ukuveho by'iteka. Muri kubyumva? So rero Kristo yatambwe rimwe by'iteka ngo bibe bihagije, kuko ku musaraba yarapfuye azira ibyaha byacu, anyura umujinya w'Imana, ahanwa rimwe by'iteka ngo bibe bihagije. Ku murongo wa 10, kuko ngo abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza ryari? Iteka ryose. None se umuntu uvuga ngo yizeye Kristo, ngo yakijwe na Kristo, Kristo arakweza, akakweza by'iminsi ngahe? Mu Cyongereza avuga ngo he perfected them all the time. Haza mutegereze kuri ibi bintu. None ngo abantu babaye perfected all the time, ni nabo ngo babayeho ubuzima bwo kwezwa. Bivuze ngo nta muntu wabaho ubuzima bwo kwezwa atarabaye perfected all the time. Niyo mpamvu iyo Bibiri ivuze ngo murabe n'abazana n'abatagatifu ni mugabe imbere y'Imana, nuko mwabaye perfected all the time. Ariko nanone Bibiri kongera kabategeka ngo mubeho ubuzima bwo kwezwa. Nk'uvuga ngo mugende muhinduka mu ngeso zanyu. Nubwo positionally, muri kubyumva, hari position mwashyizwemo yuko rwose mwabaye perfected all the time. Ariko nanone hari indi position Imana yabashyizemo, urugendo Imana yabashyizemo rwo kwezwa, progress, kugenda mupfa ku migirire mibi ya kera ibeza mu ngeso zanyu. Abaheburayo 10:14 ngo he perfected us all the time, kubera igitambo cya Kristo. Rero Yohana niwe wavuze mu butumwa bwiza 1:29 ngo abonye Yesu Kristo yavuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ngo ibyaha by'abari mu isi. Muri kumva uyu nimvuga ngo Imana yo yitambiye igitambo cyayo. Imana nimvuga ngo Imana kuko ari itunganye, ni nayo igitambo gitunganye kigomba kuvaho. Rero igitambo gitunganye rwose nkuko Imana ibishaka, mwari muzi ko atari umumarayika, n'amarayika ngo urabareka nta mafuti. Mwari muzi ko nta marayika ushobora kuducungura, mwari muzi ko nta kindi cyaremwe cyashobora kuducungura, ahubwo Yesu Kristo we Imana muntu, Imana yabaye umuntu, niwe wenyine ufite ubwo bushobozi bwo gucungura umuntu. Rero iki gitambo nicyo kivuye ku Mana. Imana niyo rero nke igitambo gikwiriye kimeze nk'uko ishaka rwose, kugira ngo kibashe gucungura abantu. Imana ntabwo rwose ibyo yashimye yuko ibyadukiza byaturuka kuri twebwe, ahubwo ibyadukiza buri gihe n'ibituruka kuri abo bandi. Ibintu muri kubyumva? Ibintu byose bidukiza n'ibituruka ku Mana, ntabwo ari ibituruka kuri twebwe. Igihe cyose umuntu acyumva ko agakiza gaturuka kuri we, mu by'ukuri uwo muntu ari mu kaga gakomeye. Igihe cyose ugomba kumva yuko agakiza gaturuka ku Mana. Niba ibitambo byagukiza ntabwo bituruka kuri wowe, ahubwo igitambo kidukiza twabonye ko gituruka ku Mana. Igitambo gituruka ku Mana ni Kristo. Imana yadukunze iduha Kristo, kuko Imana yakunze abari mu isi yabaye Kristo. Kristo yuzuza uwo murimo kuducungura, kugira ngo noneho twe nitumwizera dukurwe mu bubata. N'ubuhe bubata dukurwamo? Bw'ibyaha. Ese mutekereza ko ububata bw'ibyaha tubukurwamo nande? Tubukurwamo bitewe n'ibyo twakoze, bitewe n'ibyo twatanze, cyangwa tubukurwamo bitewe n'iby'Imana yakoze, bitewe n'iby'Imana yatanze? Nyine mwanze mutekereze ku ibintu. Ese utekereza yuko hari imirimo wowe wakora ubwawe bihagije, cyangwa se hari uburyo bwawe wakwitwara kugira ngo Imana ikwemere? Imana ntabwo twemera biturutse kuri twebwe, ahubwo twemera biturutse kuri yo. Nuvuga ngo biturutse kuri yo gute? Niyo yakoze, niyo yatanze cya gitambo gitunganye
Kristo yuzuza umurimo wo kuducungura ku musaraba, noneho Imana irabiduha. Niyo ibikora nk'uko nyine yasezeranye ko izatanga Kristo, koko nk'uko byari byanditswe ko azapfira ibyaha byacu agahambwa akazuka kugira ngo dutsindishijwe nawe, niko byagenze. N'Imana yabikoze. Murabona ko n'iyi sezerano rishya Imana itanga niyo rwose yabikoze, ntabwo ari twebwe. Muri kubyumva? Reka ngereranye ibi bintu bibiri. Twabonye yuko kugira ngo abantu bakurwe mu bata mu buretwa barimo muri Misiri, ari Imana ivuga ngo nzabikora. Ni nako no mu isezerano rishya kugira ngo twebwe tubaturwe mu byaha byacu, atari twe tubyikuramo, ko nta bushobozi dufite bwo kwikura mu byaha byacu, ahubwo Imana niyo ivuga iti nzabikora. Sibyo? Niyo ivuga iti nzabikora. Bibiliya ivuga ngo nta ubasha kuzaho undi atari Data murereje. Bivuze ngo nta bushobozi dufite bwo kuyikura, ahubwo Imana niyo igenda ikadusanga aho twari turi, dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, ikagira gute? Ikadukura. Ni ukuvuga ngo ahantu tuba turi munsi y'umwuka utegeka ikirere, ni Satani, kamere n'isi, bituboshye. Yewe mwumva ubwo tuba turimo ntabwo twabwikuramo, ariko Imana yo niyo ibasha kudukura aho ngaho. Bivuze ngo agakiza ni umurimo w'Imana. Imana niyo ivuga ngo nzabikora, niyo ibikora. Niyo itubyara ubwa kabiri, ikaduha umutima mushya. Nimusoma Ezekiel 35 yavuga ngo nzaba umutima mushya, nzaba umwuka mushya, nzaba imitekerereze mishya. Imana ubona ko ari ivuga nza. Niyo ivuga ngo nzabikora. Bivuze ngo niyo ibisohoza stili. Niyo ivuze ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwera, ntibyavuye kuri mwe nyine, ntabwo byavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Buriya abanyamisiri kuva muri Misiri ntibyavuye kuri bo. Mutekereza ko ari imbaraga za Mose zatumye bambuka iriya nyanja? Ni izihe mbaraga za Mose yubatse ibiraro bingahe byatumye bambuka iriya nyanja? Mose nawe ntabwo yari azi uko biri kugenda, ni Imana yakoraga. Ati Mose zarambura inkoni, Mose akarambura, Imana igacamo inyanja kabiri, ni Imana yabikoraga. Muri kubyumva? So ni Imana rero ibikora, niyo ibasha kuderivaringa umuntu. So ni ukuvuga iki rero? Imana noneho imaze gukiza umuntu ikamukura mu byaha, nibwo noneho ibona kumuha amabwiriza y'uko uburyo akwiye kwitwara. Twabonye yuko Imana imaze kuderivaringa Abisirayeli bakuye muri bondage, imaze kubakura mu bubata muri slavery, nibwo yabahaye amategeko. Kuva 20 twabonye Imana ibabwira ngo ndi Imana yabakuye mu buretwa, sibyo? Noneho kubera ko nabakuye mu buretwa, therefore ntukagira izindi mana wese na nyoko, iri kubereka nyine uburyo bwo kubaho bayumvira, ariko kumvira siko kubanza mu byumva, habanza kubaturwa. Abantu baba batekereza ko babanza kumvira batarabaturwa, nicyo kibazo ubundi abantu bafite. Kubaturwa nibyo bibanza umuntu akabona kumvira. Imana ntabwo isaba umuntu kuyumvira akiri mu bubata, ahubwo Imana ibanza kubatura umuntu, none ikanamuha n'ubushobozi bwo kuyumvira. Muri bukadusoma ya Zaburi 130 twabonye yuko ngo Zaburi ivuga ngo Uwiteka wagumye kubara gucyanirwa kwacu, ninde wahagarara adatsinzwe? Turavuga ngo ariko ku murongo wa 4 Zaburi 130 akavuga ngo ariko Uwiteka niwe ubabarira ibyaha kugira ngo ubaho. Bivuze ngo umuntu aba ari umunyabyaha atsinzwe n'urubanza imbere y'Imana, Imana ikamubabarira. Imbabazi z'Imana muzi ko tuzibona binyuze muri Kristo. Imana yamara kumubabarira, noneho ni nabwo imubwira ati noneho nyumvira. Imana ibabarira ibyaha kugira ngo yubaho. Imana ntabwo ibanza gutanga amategeko, rero ibanza ikaderivaringa ikabakura ahantu mu buretwa, none ikababwira ati rero ngayo amategeko munyumvire. Muri kubyumva oda y'Imana nuko ibanza ikakuderivaringa mu bubata, noneho yamara kubugukuramo utakiri muri munsi ya bya bindi nyine bwa bubata bugutwara, noneho ikakuzana mu bwami bwayo. Noneho yamara kukuzana mu bwami bwayo, ariyo noneho kuyobora, ikabona kukubwira ati noneho nyumvire. None se ni gute Imana ari kubwira Abisirayeli ngo bayumvire bakiri mu bubata bwa Farawo, bakigendera munsi y'amategeko ya Farawo? Ntabwo byari gukunda, ahubwo byagusaba ko byasabye ko Imana ibanza ikabaderivaringa ikabakura aho ngaho, noneho yamara kubakura aho ngaho ikababwira ati rero ngayo amategeko noneho mujye muyakurikiza, kubera yuko ari njye ubayobora, kubera ko muri munsi yanjye. Muri kubyumva? So rero ni nako Imana natwe tuba dupfuye turi mu byaha byacu, Imana ibanza ikatugura muri ubwo bubata turimo, noneho yamara kubudukuramo ikababwira ati rero mbazanye mu bwami bwanjye, noneho muri ubu bwami bwanjye ikabona kuduha amabwiriza y'uburyo dukwiye kubaho. Murumva ko amabwiriza aza nyuma yuko umuntu abatuwe mu bubata barimo. So ikindi kintu nshaka murebamo hano ni iki ngiki cya Pasika yacu. Pasika yacu ni iki? Sibyo?
Abakorinto ba mbere 5:7. Abantu benshi nyine Pasika bayigize nk'umunsi w'ikirori, sibyo? Abandi bagenda bafata ziriya za Noheli, uretse ko kiriya gihe atari nacyo gihe mu by'ukuri, si nacyo gihe Yesu yavutse. Mujye mubibona mu kwa 12 25 abantu bambaye ibyo kurya n'ibyo kunywa, muri kubyumva. Wenda reka twe gutekereza cyane ko ikibazo gikomeye ari umunsi, sibyo? Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki, niyo mitekerereze bafite, niyo kwirira. Bazi iyo baba banafataga n'uwo munsi akaba ari n'umunsi nibura babwiranaho ubutumwa bwiza, babwirana ibyo kuza kwa Kristo, iby'ubuzima bwa Kristo yabayeho, uburyo Kristo yapfiriye ibyaha byacu agambwa akanazuka, akaba ari nabyo babwirana. Ariko abantu benshi icyo baba bafite mutwe ni umunsi, ni ibirori, ni ukurya bakinywera bakisindira, bagakora n'ibindi bintu byinshi byo kwinezeza. Ni ibyo bituma birushaho noneho kuba wose, sibyo? Naho Bibiliya iravuga ngo umuntu ashobora gufata umunsi umwe akawurutisha iyindi. Icyo si cyo kibazo gikomeye cy'umunsi, ngo umuntu ashobora gufata umunsi umwe akawurutisha iyindi. Mu Baroma Pawulo yarabivuze, undi agafata iminsi yose yuko ari kimwe. Hari n'undi uvuga ati kuri Noheli nta kintu kiri special, umunsi nk'iyindi. Rwose ni uburenganzira bwa ndi ushobora kuwufata akavuga ati uyu munsi nkurutishije iyindi. Birashoboka. Nyine yaravuze ngo umuntu umwe afata, iyo ni Christian liberty. Umuntu afata umunsi umwe akawurutisha indi, undi agafata iminsi yose nyine akayifata kimwe. Ibyo si cyo kibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye abantu bafite si icyo cy'umunsi, ahubwo ikibazo bafite gikomeye ni iki: perspectives, imitekerereze bafite kuri Kristo. Rero na Pasika ni uko nguko, abantu baraza, ni umunsi ni umunsi bashyizeho, niba wari ejo simbizi, akaba ari umunsi nyine udasanzwe. Inshuti nakonje mufite uyu munsi niho byaturutse, muri kubyumva. Ibyo byose nyine abantu ibyo bafite mitwe nikonje, ntabwo turi bukore, turagenda dusohoke n'inshuti zacu dusangire, n'ibyo bibereyemo. Ariko mu by'ukuri Pasika yacu nimuza kwitegerezamo hano, muraza gusanga atari n'umunsi umwe gusa, muraza gusanga ahubwo ari igihe cyose cy'ubuzima bwose bw'umukristo. Reka nze mbasomere mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino ba mbere ibice 5:7. Rwandiko Pawulo yandikiye, yarababwiye ngo nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe. Pasika yacu yagize ite? Yatambwe, ari we Kristo. Twabonye ko mu isano rya kera Imana itegeka Abisirayeli Pasika, ngo iyo niyo Pasika yanjye, ni ugufata umwana w'intama bakawubaga bakasangira inyama gutyo. Ariko Pasika yacu yaratambwe. Pasika yacu yatambwe ni Kristo. Ni ukuvuga ngo natwe iyo tugiye ku igaburo ryera tuba turi kwibuka Pasika yacu buri gihe, ntabwo ari umunsi umwe w'ejo gusa. Yesu yaravuze ngo mujye mubikora kunyibuka, ni Pasika yanyu. Nicyo bundi yaravuze, mujye mufata ngo umugati, ngo bafata umugati, yabwiye abigishwa ko bagomba kujya babikora. Bafata umugati ngo baramumanyagura, hanyuma baravuga ati uyu ni umubiri wanjye watambwe kwa benshi, turafata umugati kawe. Akongera avuga ati ngo afata igikombe, ati aya ni amaraso yanjye yatambwe kwa benshi. Nyine iyo turi kurya umugati tukaba turi kunywa wenda n'iyo divayi, umugati uri gushushanya umubiri wa Kristo, ndetse n'ariya maraso akaba ari gushushanya, n'iriya divayi ikaba iri gushushanya amaraso ya Kristo. Mu by'ukuri biriya bintu biba biri kutwibutsa, sibyo? Biba biri kutwibutsa umubiri ndetse n'urupfu rwa Kristo, nk'uko twabonye Abisiraheli babigenzaga mu isano rya kera, sibyo? Ni nako Kristo yaje agapfira ibyaha byacu, agapfa agambwa akazuka, noneho akadusigira none uburyo twajya tubikora mu buryo bw'ikimenyetso, ariko mu by'ukuri biri kuduha imitekerereze yacu icyo Kristo yakoze, ko umubiri watambwe ku bwacu, yatambe ibyaha byacu, amaraso yakameneka rwose kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Biravuga ngo yatabaye kumeneka kuko amaraso nta mbabazi z'ibyaha, Mibare 9:22. Rero Kristo we amaraso yaramenetse bimwe by'iteka, hanyuma tubona imbabazi z'ibyaha byacu. Muri kumva yuko Pasika yacu ari inde? Ari Kristo. None Kristo, reka mbabazi, Kristo mumwizihiza kangahe? Mari, tumwizihiza rimwe mu mwaka? Gupfa no kuzuka kwe tubyizihiza rimwe mu mwaka? Ahubwo buri munsi ujye wibwira ibyo gupfa no kuzuka kwa Kristo. Buri saha
buri gihe ubimediteho uhora ubyibwira uvuga ati Kristo wapfiriye ibyaha byanjye, umubiri wawe waratambwe, Kristo amaraso yawe yaramenetse ku bwanjye, uhora ubyibwira. No mu itorero ry'agace bagomba kujya batanga ifunguro ryera nk'ikimenyetso cyo kubibutsa ko Kristo umubiri watambwe ndetse n'amaraso akaba yaramenetse rwose ku bw'abanyabyaha. Muri kumva ibi bintu rero ntabwo twakabifashe mu buryo bwo kubigira event y'umunsi umwe gusa, ahubwo twakabifashe ko ari ubuzima bwacu bwose bwo kubaho bwose twumva yuko Pasika yacu ari Kristo. Niba Pasika yacu ari Kristo, Kristo ni uwacu umunsi ku wundi. Yaradupfiriye kugira ngo tubeho kubwe umunsi ku wundi, ntabwo ari ukubaho kubwe umunsi umwe gusa. Ntabwo ari ngo iyo tugiye kubwirana iby'ubutumwa bwiza tubibwirana buri munsi, ntabwo tubibwirana umunsi umwe gusa. Ni ukuri pe, ibintu niko bigomba kugenda, sibyo? Rero ntitukabe nk'ab'isi bafata ibintu uko bitari, bakajya mu byo kwirira no kwinywera no kwisindira no kwambara neza no gusohoka no kujya gute, bakumva ngo nuko Pasika ngo yabaye. Koko nyine wagire ukavuga ngo Pasika yabaye ko abantu banyweye basinze bagiye mu birori binejeje, imiryango yahuye bagasangira bakagura biryo n'ibiki mu by'ukuri twebwe rwose Bibiliya ikuduhamiriza yuko Pasika yacu ari Kristo. Niba koko uyu munsi uhisemo kuwufata ukawurutisha iyindi, sibyo? Kugira umunsi udasanzwe kuri wowe, undi akawufata yose ko ari kimwe, wowe nufata ko udasanzwe kuri wowe, icyo nagusaba ni iki ngiki, ni uko uwo munsi kugira ngo ube udasanzwe kuri wowe uzakubera umunsi wo kurushaho kubumbura ibyanditswe byera, urushaho kwibwira ibya Kristo. Ntuzaba umunsi udasanzwe kuri wowe kubera yuko wafashe inyama ugatumira inshuti zawe n'iki mugasangira amafiriti n'ibindi byose bajya barya simbizi n'ibyo kunywa byose bakanywa. Niko byumva, icyo ntabwo cyo kizaba kigize uwo munsi udasanzwe kuri. Niba ari cyo kigira uwo munsi udasanzwe kuri wowe ni ikibazo, ahubwo bigomba kuba bishingiye mu kuba uri kumva neza unasobanukiwe ibyo gutambwa kwa Kristo, ndetse n'inshuti zawe watumiye ngo musangire. Gusangira si ikibazo, umuntu agiriye fellowship muyikore, ariko mu by'ukuri ugamije yuko ubabwira ibya Kristo, ubabwira ibyo gutambwa kwa Kristo, ubabwira iby'amaraso yamenetse n'umubiri watambwe kubw'ibyaha byacu. Muri kumva ukuntu ibintu twakabitekereje, ni muri iyo perspective. So rero Imana itugirira ubuntu kugira ngo ibintu tujye tubyumva nk'uko biri. So rero Kristo niwe Pasika yacu nk'uko ibyanditswe byera bibitubwira. So rero Pasika ikitubwira ni iki ngiki. Pasika itubwira yuko urubanza rw'Imana rwadukuweho, bisabye nyine yuko Imana yo yatanze igitambo kidafite inenge, aricyo Yesu Kristo, agapfira ibyaha byacu. Muri kubyumva? Ni icyo Pasika ubundi tubwira. Ni icyo twakabaye dutekereza mbere yuko twibwira ibindi byose bidafite umumaro. So Pasika ni icyo ngicyo rero. Ni ukuvuga ngo rero ba bantu Kristo yapfiriye, ba bandi nyine amaraso yiwe nyine ariho. Uwite ku mucamanza ambonye w'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranutse. Ni ukuvuga ngo abantu nyine wite ku mucamanza yabonye amaraso ntabwo abacira urubanza. Nk'uko twabonye marayika murimbuzi aje agasanga amaraso asize ku nkomanizo, na yarahitaga, ntabwo yicaga umwana w'imfura. Ni nako abantu bose bizeye Yesu Kristo batwikiriwe n'amaraso ye, niyo mpamvu nta rubanza rw'ibyaha kibariho. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, nicyo bivuze. Bararinzwe na Kristo, amaraso ya Kristo yabatwikiriye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose Kristo azagaruka aje guhora inzigo abatamenya Imana, batumva ubutumwa bwiza, ngo azabajyana kibakwiriye cyo kurimbuka kw'iteka. Ni ukuvuga ngo abamwizeye, abatwikiriwe n'amaraso ye bose, ntabwo urwo rubanza rw'ibyaha ruzabageraho, ko baratwikiriwe. Kristo niwe uzagaruka ngo nta marayika aje guhana rwose, ari guca imanza. Abo ngabo bo nta kibazo rwose. Icyo Pasika ivuze mu buzima bwacu nyine nuko niba twaramaze kuba delivered by Christ, akadukura mu bato bw'umwijima, ni ukuvuga iki rero? Pasika ikivuze tugomba guhora twibuka iby'urupfu no kuzuka kwa Kristo. Ibyo rero bikanadutera kumwumvira, kuko ngo yapfiriye bose kugira ngo abe we gukomeza kuba ku bwabo, ahubwo be ku bwabo bapfiriye akanabazukira. Icyo bivuze twebwe
ni ukubaho tumubereyeho uwo nguwo wadupfiriye akanatuzukira, sibyo? So ndumva ibyo bihagije, ibyo birahagije. Nta mujinya w'Imana ukituriho kuko wadukuweho kubwo kwizera Kristo. Wizera uwo mwana aba afite ubugingo, nawe utamwizera umujinya w'Imana uguma kuri we. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utaramwizera rwose ntabwo atwikiriwe n'amaraso ya Kristo, rwose igihe cyose Kristo agarutse uwo muntu yarimbuka. Rero abantu bose bumvishe ubutumwa, icyo babwirwa ni ukwihana bagahindukira bakava mu byaha byabo bakizera Yesu Kristo, akaba ari we wenyine batumbira kuko ariho agakiza kari, bagakizwa nawe kubwo kumwizera. Hanyuma noneho bagatangira kubaho ubuzima bwo kumwumvira. So reka nsoreze aho ngaho, kansenge, hanyuma uza kugira ikibazo arabaza. Mwami, ngushimiye neza n'ubuntu bwawe, ngushimiye yuko utuganirije mu ijambo ryawe. Mwami, ushimwe ku bwa byose, ushimwe yuko Kristo Yesu ari we gitambo kidafite inenge, wishimiye Mwami, ari we wabasha kunyura umujinya wawe, Mwami, ari we wahaniwe ibyaha byacu, Mwami Imana, agapfa agahambwa akazuka kugira ngo dutsindishijwe nawe. Mwami, kubwo kumwizera tubona ubugingo buhoraho, kubwo kumwizera twiyunga nawe, kubwo kwizera Mwami Imana duhabwa umwuka wawe, kubwo kwizera Mwami turi abaragwa, Mwami kubwo kwizera turi abana bawe, Mwami kubwo kwizera dufite agakiza rwose, Mwami, ngo twakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano yawe Mwami. Mwami, ushimwe rero kuko waduhaye Kristo, ushimwe kubw'ubwo buntu watugiriye Mwami, kugira ngo aturokore Mwami, adukize Mwami rwose, Mwami dukizwe umujinya wawe Mwami. Mwami turabigushimiye, tugushimiye icyo Kristo yakoze ku musaraba, kuza umurimo w'agakiza ku bwacu Mwami. Turabigushimiye rwose Mwami, uhimbazwe uhabwe icyubahiro Mwami. Ushimwe yuko ibyo byose wari waramenyekanishije mu isezerano rya kera Mwami, nk'uko twagiye tubibona, ibyo wagiye utanga bitandukanye bishushanya Kristo Mwami. Kristo akaza rwose nk'uko twabibonye amategeko aturi mushoro tugeza kuri Kristo Mwami. Kristo we niwe wabisohoje rwose, niwe agakiza kabonerwamo Mwami. Turabigushimiye Mwami. Rero kubw'ibyo Kristo yakoze, ndakwinginze kugira ngo buri umwe ubyumva akaba byizera Mwami, umuhe n'ubuzima bwo kubaho yumvira Kristo, ubuzima buhindutse, yanga ibyaha, yitandukanya Mwami Imana n'iby'isi n'imigirire yose ya kamere Mwami Imana, byose Mwami Imana abaho akumvira kunezeza Mwami. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ukomeze tugire ubuntu bwawe, dukomeza kunezererwa Kristo we Pasika yacu. Urakoze, mu izina ry'Umwami Yesu tubisabye, amen.